gice cyatambutse mu nkuru warayemutse asize ituze yararimo abwira Robert Nahirwa ndetse na Latina ababwira yuko adafite kwibagirwa umuryango ntawe yigeze. Reka inkuru yacu n'ubundi tuyihere kuri abangaba. Bati yegera ituze akamubwira ati Evan, ibyo uvuga byose ndabyumva, yewe ndanagushigikiye pe 100%. ibyo twaragutereranye ngo twigeze tukuba hafi, abaye ubuzima utotezwa, nta rukundo rwa famiye wigeze ugira, so wanyu n'uyu n'umwe uzi na anko wawe, kuko baso wanyu bose nzi niba ubona bafite. Nta jyeje wawe uzi nyine ubyara mama wawe, kandi kuko nibyo papa wawe ntawe uzi, natwe nyine ntabwo tuzi, kuko nubwo tubona nyine ntabwo tuzi. Vane ndabyumva twarakosheje, ariko duha amahirwe dukosora amakosa yose twakoze. Ndakwinginze ha mama wanjye amahirwe yo kubona umwana w'umwana we, amahirwe yo kubona umwuzukuru we. Mama ari ndagukunda cyane, ndagukunda atakuzi. Evan, muri izi ni intangiriro zo kubaho wishimye unezerewe. Ndabyumva urarakaye, umuntu n'uyu n'umwe ushaka kubona, bose ubona ari abagome. Nibyo mama we yakurwaniriye ishyaka, ariko rinabaye ari hano ntabwo yakugira inama yo gusuzugura basaza be. Ikindi kandi yaza kuba ari hano ntabwo yari kugutoza kugira urwango, ari kugutoza gukura ukunda abantu, by'umwihariko ukunda umuryango wawe. Nguha rero niba ikigwari Evan, ati ndabikigwari kangahe, ariko sanzwe ndicyo, uretse no kuba ndi ikigwari ndi umunyamugisha, sindi n'umunyamahirwe. Ibintu rero muba munza nawe sinzi ibyo ari byo. Ati reka ngire ikintu nkubwira, ibyo mama wawe yanyuze mu buribwe bwinshi, yewe no mu bamutoteje nanjye ndimo. Kimwe n'undi mubyeyi wese cyangwa se musaza w'umuntu, nawe yari gukora nk'ibyo nakoze. Byose nabikoreshejwe n'umujinya n'uburakari. Mama wawe akaba mushiki wanjye, naramukundaga pe, naramukundaga. Ntago nzi wenda ingano y'urwo tata mukunda ndetse na mama bombi bamukundaga, kuko ubu ntakiriho. Sinzi n'ingano y'urwo murumuna wanjye ari uyu nguyu turi kumwe yamukundaga, ariko icyo nzi nuko bose nabarushaga. Namusuraga ku ishuri, njye wamuheraga school fees. Murumuna wanjye yamumenyeraga telefone nziza,
tumukenyera umwenda mwiza, mbese twese mu rugo twari tumwitayeho. Ntabwo navuga ngo twari tumwitayeho gusa, byasaga naho turi muri competition, kuko twembi twageragezaga kwereka Lina ko tumukunda. Mu by'ukuri mushiki wanjye yaza kuba ari hano, nawe ubwe ntabwo byamworohera yahitamo ngo avuge ngo dada arankunda, mama arankunda, data arankunda, nangwa se Hirwa arankunda. Aho twese twamwerekaga urukundo, kandi mu by'ukuri koko yarabikwiye. Yaravutse ari umukobwa umwe, abahungu babiri, yaje akenewe, baramurutaga cyane. Reka ngire ikindi kintu nkuganiriza wenda ku kuvuka kwa mama wawe ari we Lina. Mama wanjye amaze kubyara Hirwa ubona hano, yagize uburwayi, ararwara pe, amara imyaka myinshi arwaye. Hari wenda Hirwa niwe wabigusobanurira, kuko niwe mu doctor hano. Mama yarwaye indwara yo kugira ibibyimba mu nda, uko njya mbyumva simbiza, Hirwa niwe ushaka kubisobanura. Umuntu ufite icyo kibazo biba bikubeye gake cyane ko ashobora kuba yabyara. Ni ibintu byaje, indwara yaje nyine gutyo gusa kuri mama, kugeza n'ubwo nagize ubwoba ko atazigera yongera kubyara, agahorana ubwoba bw'uko nta wundi mwana azabyara. Impamvu Lina yarakunzwe, n'impamvu yarameze nk'ikigirwamanakazi mu rugo. Reka kuvuga ikigirwamanakazi, yari umwamikazi, yari igikomangomakazi, mbese yari ibyo ntashobora gusobanura. Lina yavutse akenewe kandi akunzwe. Lina yaje mu buryo butangaje, mu gitangaza cyaturutse ahera h'Imana. Lina yavutse njyewe na Hirwa turi bakuru, twanejejwe no kubona agasheke kacu gatoya. Niyo mpamvu wasangaga twembi duharanira kugira icyo tumuhereza. Niba mushiki wacu aritwe twamuheraga school fees, aritwe twamujyanaga ku ishuri, aritwe twamusuraga, aritwe twamusohokanaga. Ariko wibaza nyine haciyemo imyaka ingana iki, mama wanjye nta cyizere afite cy'uko azigera yongera kubyara undi mwana. Tugize amahirwe abyara umukobwa. Aho ushobora gutekereza ukagira ngo mama wanjye yari afite amahitamo yo kubyara abana 3 bonyine, ariko ntabwo ariko byari bimeze. Uganira na mama wanjye akubwira ko yumvaga azabyara abana nabura nk'umunani. Iyo uganira na mama wanjye yumva agifite igikomere cyo kuba yarabuze bucura bwe. Iyo uganira na mama wanjye yumva ko mu mutima we harimo igikomere gihora kiva kandi kitazigera gikira. Noneho byongeye kuba yarabuze na bucura bwe, ubwabyo noneho ni igikomere kirenze ibyo byose ndi kuvuga. Nihutishe Evan, mama we twari tumwitezeho byinshi,
numvaga namara kwiga secondary tuzamujyana ku university akiga, numvaga mushiki wacu azaba umuntu ukomeye, atagera aho ngaho akagira n'ikiniga kubera ibyo bari kubwira Evan. Majaya nawe atangirwa gutwarwa n'inkuru Robert ari kuvuga, nawe ari kuzenga amarira mu maso, batakomeza kubatera inkuru ari nako ababwira ariko yuje ikiniga. Abwira Evan ati najyaga nicara nkabona Lina nkabonamo umuntu ukomeye, nkabona azavamo umukobwa w'igitangaza. Naramurebaga nareba ubwiza mushiki wanjye afite, neza neza n'umuntu wese umwegeye neza neza ntamuhekenya cyangwa se nkamumira bunguri. Nkimara kumenya ko mushiki wanjye atwite, byakira byarananiye pe. Numvise ntengushwe, numva neza ndakariye mushiki wanjye, ndamureba nkabona ahazaza hiwe hose harangiritse. Nagize umubabaro udasanzwe, nagerageje kugira ngo menye umuntu wabikoze. Buriya iyo nza kumenya ari na mbere ntabwo nzi ikintu nari kumukorera. Gusa Lina yagerageje kumuhishira, Lina yaremeye aratotezwa, aremera amumerera nabi. Byinshi nabikoraga numva mufitiye umujinya n'uburakari, ibyo nari niteze kuri we ntabwo ari byo nari maze kubona. Ariko kuko n'ubundi twese twamukundaga mu rugo, twageze aho twakira ibyabaye. Gusa nubwo twabyakiriye, ntabwo byari gukuraho ko twamutoteje, ntabwo byari gukuraho ko twamubabaje. Yewe nta nubwo byari gukuraho uburibwe yanyuzemo. Ikindi kintu nakundiraga mushiki wanjye, nta na rimwe yigeze aturakarira, nta na rimwe yigeze atwitwaramo umwikomo. Yigeze yanga data, yigeze yanga njyewe ndi musaza we, nitwe abantu bamutoteje pe. Ariko nyuma twaramugarukiye, kandi wanyumva ngenda kirya gihe yarantengushye, ariko nageze aho ndabyakira. Basi urabizi neza ko nyuma y'uko uvutse ari yakujyanye nitwongere kumenya nabura n'amakuru yawe. Yahereye kagenda arabura burundu, nta muntu n'uyu n'umwe wari uzi ahantu ari. Ikindi njyewe rwose mushiki wanjye yarinze apfa aratarakandagira mu rugo. Ntazwi niba ari n'umukwe w'umuryango kuko nta namwe yigeze agera iwacu. Igitangaje data umbyara ari ntago amuzi, mama wanjye ntazi ari, uwo ari azwi nanjye na murumuna wanjye. Ari ntiyigeze akandagira no mu rugo n'umunsi n'uyu n'umwe.
ntabwo avuga ngo ni njyewe watwaye umwana wanyu, nabura kuno ngo baza kwirega ngo aze ngo anireke, yari kubikora ate se kandi yari afite undi wo ku ruhande. ituze wintera agahinda, nabura ngo nibuke uburibwe mushiki wanjye yanyuzemo, nibuke ibibi byose yanyuzemo wenyine atabasha nabura no kutubwira. nabura yarambabaje. yagize kugira mukeba we wamutoteje, agira umugabo wamutotezaga, ararenga sha, nabura no gutera intambwe ngo aze mu rugo. ndavuga ntiyaza gutera intambwe agataha, mushiki wanjye yakabaye akiriho. ese Evan utekereza ko ari we wenyine ufite igikomere? reba imyaka yose rinamaze atakiriho. kubeshya nanjye sinjya mbyakira, bamwumva hari nk'inzozi ndota, igihe kizagera nkongera nkabona mushiki wanjye. wa mwana utumye nkuririra mu maso, wenyine uzi ko njya nicara nkarira kubera ari na buri munsi, ni mama Rihani umugore wanjye. niwe wenyine ushobora gusobanura ko uyu munsi ntarakira ko mushiki wanjye yagiye. ubwo yapfaga abandi baramwiriye, murumuna wanjye we yageze aho no kuvuga biramunanira. mama we yari ameze nk'umusazi, mira we yari ari muri situation ntashobora no gusobanura. naremeye nirengagiza agahinda n'uburibwe nari mfite, mba hafi y'abo bantu bose kugira ngo basohoke mu buribwe bari barimo. nabereye abandi icyomoro, ndetse ndanabahumuriza, njye ntawampumurije, umutima wanjye uhora urira, umutima wanjye uhora n'igikomere. ntekereje kuri mushiki wanjye, ndumva wagira ngo yapfuye nk'ejo, ndumva wagira ngo bibaye nonaha. sinigeze mbona umwanya uhagije wo kuririra mushiki wanjye, byaragiye biba muri njye, none byarakuze. njye niherera ngasuka amarira. Evan ntabwo ari we wenyine, si we wenyine wanyuze mu buribwe. bamwe muri twebwe turacyafite igikomere, bamwe muri twebwe turacyafite uburibwe. wabuze mama wawe, ariko njye nabuze inshuti yanjye magara. njya nibuka uburyo nanirwaga nyina nawe, uburyo yansererezaga. nari mfite umukobwa twakundanaga witwa Winnie. ibintu yankoreraga ntibyabagaho pe. mushiki wanjye agahora ambwira ati gute uyu mukobwa yarakuroze, akanserereza. ni inshuti yanjye cyane, ntabwo wakumva uburyo twe twahombye. yego nawe warahombye, ariko twe ni urundi rwego. dutererana, tubwire amagambo nk'ayo ngayo. Evan urakunzwe, si
sogokuru wawe aragutegereje, nyogokuru wagutegereje, buri munsi ahora kutubaza, atubaza ati umwuzukuru wanjye. Ibaze ko mama hari igihe arya yasoza kurya akavuga ngo ese umwana wanjye yariye, umwana wanjye amerewe ate? Ikindi kintu nkubwira se, batumbyara kubera ukuntu yakundaga mushiki wacu, yabwiye njyewe na Hirwa, aratubwira ati ntihazagire ikintu mumbaza, nta mugabane nzabaha, ibyo mfite byose nzabiraga umwuzukuru wanjye, mwe muzirwarize muzirwaneho. Byose data atunze akimara kukubona byose bizitwa ibyawe. Ibaze ko twese uko turi hano tuba twumva twagufondera ubuzima, ibyo tutakoreye Rina tukabigukorera. Bidutera agahinda, ituze byose arabyumva, agahinda kakaba kose, amarira akaba yose, ati nawe aba yarize rwa rwego adashobora no kuvuga. Abana buri icyo avuga, amarira akaba yose. Ariko ibyo bamaze kubwirwa biba birenze intekerezo ze. Tuve kuri abo ngabo tugire kuri Mira warimo asezera Allen. Ati rero Allen, ndatashye, nugira icyo ukenera uzampamagare, ugire ubufasha ukenera uzamenyeshe. Reni asezera kuri Mira, ahera ko yinjira mu modoka akagenda, asigara ngo ari kwibaza ibibazo byinshi. Ari nako mu mutima ashimira abantu bose bamubaye hafi. Aho ngaho ahagaze, ubundi nawe ahera akazi. Ati Allen, none se anti yarakomeje kuko aradusize? Akabwira murumuna we, ngati Jackie, niba afite inshingano nyinshi, yari afite urugo rwo kwitaho, azajya adusura. Ariko yari kugumana natwe, mama yaradusize, none nawe aradusize.
ati humura kumbura nzajya kumwohereza ujye kumusura. Ati nzigumirayo. Ati nta kibazo, uri umwana mwiza, ushaka uzagenda ugumeyo. Akigabahira ko kigendera, ari ndasigaraho. Akiri aho ngaho kubona akabona Dan araje ndetse apakinze imodoka ye hafi aho. Akimubona aragenda akamuramutsa yishimye anezerewe, afite ibyo abazaniye. Akura mu modoka bityo akabahereza. Akabwira Dan ati Dan ukomeje kwigora no kwirushya, ibyo wakoze byari bihagije, wakoze byinshi byiza, watubaye hafi, rero sinabona uko mbashimira, byatumye mperekeza mama wanjye mu cyubahiro. N'ubu urakigora. Kandi ati uku si ukwigora, ni inshingano, ndi gukora inshingano zanjye, kandi ntekereza ko uretse nanjye Nahirwa yabikora. Ari natugize inguki Nahirwa kandi aje ate? Ati Allen, ntago nshaka gutuma utekereza cyane nangwa se ngo utekereze byinshi, ariko nawe urabizi ko yaba Dan yaba Hirwa twembi tugukunda, kandi uranabizi ko twembi nta n'umwe ufite gahunda yo kurekura. Amahitamo ni ayawe. Ati nanjye iryo ni ryo hurizo mfite. Amaherezo mwembi nzabareka, ko ndamutse mbisemo wowe Hirwa yababara, kandi ndamutse mbisemo Hirwa nawe wababara. Uzi ko rimwe na rimwe njya nicara nkatekereza ngo mwembi najya kure yanyu, ntabwo nshaka ko umwe muri mwebwe azababara, kandi byose bitewe nanjye. Dan, wankunze utazi ko Hirwa yankunze na mbere hose, kandi ankunda n'umutima we wose. Hirwa nawe yakomeje kunkunda atitaye distance yari iri hagati yanjye nawe. Mwembi mwanyitayeho, mwembi mwanyeretse urukundo, mwembi mwanyeretse ubumuntu. Mwembi mwumva mukwiye urukundo rwanjye, kandi mwembi mwumva rwose ko igihe kizagera umwe aba yumva namuhitamo n'undi aba yumva namuhitamo. Ariko ntabwo muzi ko mwanshyize mu ihurizo rikomeye. Muzi ko n'abarumuna banjye babibona. Mufitiye Jackie hariya uhora unzonga, yakoze ati hagati ya Dan na Hirwa ninde ukunda? Ni umwana pe, akibaze ko byose aba abibona. Bibaze ko nawe ubwe ajya ambwira ati mukuru wanjye guhitamo biragoye, kandi ari umwana kuri njye. Dan
sinkwanga, yewe nahirwa simwanga. Umutima wanjye pe murawujagaraje, muwutera gutekereza ibintu byinshi, nibaza icyo gukora n'icyo kureka, nibaza uwo nahitamo. Urabizi mfite amahitamo amwe yonyine, kandi mwembi mugomba kumenya ukuri. Guhitamo ikintu kimwe cyonyine, yani urabizi ikintu nshobora guhitamo kano kanya. Uracu reka tuyisubikire ahangaha. Ese ni igiki ari nakwiye guhitamo? Iki cyo ashaka ko bombi bamenya. Ese twibaza ni mu bice bizakurikira. Nitwa Warahemutse, nitwa Atete, njyandika kandi ni nanjye wibagezaho.